Umwaka mushya rero w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri, nizere ko utangiye neza, nizere ko uvuye mu gihe cy'ikiruhuko umeze neza, nizere ko uri recharged kandi witeguye gutangira kugira umwaka mwiza muri rusange. Rero dutangira uyu mwaka nifuje kubagezaho igitabo, ni kimwe mu bitabo nabaye excited cyangwa se too excited kugira ngo nkibone ndetse no kugisoma. Ni igitabo nakunze cyane, akaba ari igitabo cyanditswe n'umugabo Will Smith, akaba yaracyise Will. Iyi ngiyi akaba ari memoir ye yafatanyije n'umugabo witwa Mark Manson kugira ngo bandike iki gitabo. Uyu mugabo rero Mark akaba ari we wanditse The Sorrow Act of Not Giving Enough. Urebye icyo yaje gushimangira ni kwa kundi umuntu aba afite experience ariko ukaba wafasha umuntu kugira ngo ibitekerezo bye ndetse n'ibyo ashaka gutanga bibe byajya ku murongo neza. Navuga ko inda 95% ari Will Smith, ariko uyu mugabo nawe akaba yarakoze akazi gakomeye. Nanditse hasi note kugira ngo byibura nze kubanyuramo mu bintu bitandukanye. Ni igitabo kinini gifite page 400 n'izindi sinazivuga muri iyi minota mike dufite, ariko ndagerageza. Ikiza kiri muri iki gitabo rero nuko Will Smith avuga success ye, ariko akavuga n'ahandi hantu yagiye abura imbaraga, cyangwa se ahantu nyine wavuga ko yagiye agira weakness, byaba ari bya bintu vukana cyangwa se ibintu bigenda bibaho mu buzima. Will Smith akaba ari umwana wakuze rero ari timide. Ntabwo akoresha ijambo timide, reka nkoresha ijambo yakoresheje we, akoresha ijambo coward. Uyu mugabo rero yavukiye mu muryango, yavukiye muri Philadelphia, akaba yaravukiye mu muryango aho papa we yanywaga inzoga nyinshi cyane. Noneho kunywa inzoga nyinshi bigatuma aba ahohotera mama we, ahohotera nabo mu muryango we. Noneho Will Smith yakuze atazi kurwana, kubera kutamenya kurwana rero akajya ahora atekereza making a story mu mutwe we kugira ngo atakonfronta situation irimo irabaho. Kubera nanone kuba uko kuntu icyo kintu yise ngo ari umunyantege niba ariko nabivuga, byatumye noneho akuza kamere yo kuba a people pleaser, wa muntu uhora ashaka gushimisha abantu. Niba uzi Will Smith w'ubu ngubu, ni wa mugabo w'umukomedi, ni wa mugabo ukunda kuvuga cyane, ni wa muntu ukunda attention cyane. Rero akiri umwana yibwiraga ko uko azagenda aba funny, agerageza gutera joke, bizajya bituma papa we acururuka aho kugira ngo akubite mama we. Noneho igihe rero bitabayeho, igihe atabasha kurwanira mama we mu buryo bw'umubiri cyangwa se kudefenda mama we nk'umuntu w'umugabo, noneho byibura agashaka ubundi buryo yamudefenda akoresheje ururimi ndetse n'ibitekerezo. Muri iki gitabo rero Will akaba avuga famiye ye, akagenda kuri kariyeri ye, ndetse akavuga n'uburyo n'ibijyanye no kuba umubyeyi abana afite ubu ngubu. Ku bijyanye rero na famiye ye, yibanda cyane kuri papa nk'uko nari mbivuze, akavuga kuri mama we. Papa we yagiye mu gisirikare, papa wabo yabigije discipline cyane, mama wabo we akabakundisha ishuri. Noneho hakazaho na nyirakuru witwaga Gigi, akaba yaramufashe mu buryo bwo gukura mu buryo bwa spirituel, gukunda abantu ibintu nk'ibyo ngibyo. Will Smith kugira ngo ajye kuba uwo ari we cyangwa se ajye gutangira kariyeri ye, mama we yashaka ko ajya mu ishuri. Mama we yarize cyane, noneho mama we na papa wabo rero arabishara, avuga ati ngiye kugira njye muri universite mumpe umwaka umwe, uyu mwaka nurangira ntabaye umustar nshaka kubaho cyangwa se ntabonye amafaranga nagomba mubona ko ntazitunga, nzajya mu ishuri. Umwaka baramuha rero, niryo tangiro ry'ubuzima bwe mu bijyanye na music. Nubwo Will Smith wenda iki gihe tumuzi muri filme cyane, ubundi yari umuririmbyi. Kuba rero yari umuririmbyi byamufunguriye inzira yo kujya muri filme, ariko avuga ko kuva na kera yarabizi ko azaba umukinnyi wa filme, ntabwo ari ibintu ngo byamugwiririye. Will Smith rero yatangiye kariyeri ye afite groupe n'undi musore witwa Jeff. Uwo Jeff rero akaba ari umuntu bafitanye amaventure menshi atandukanye, kandi kugeza n'ubu ngubu bakaba bakiri inshuti. Will Smith ni umuraperi wa mbere wahembwe Grammy Award. Simbivuge gutya ngo mutekereze ngo ni cya gitabo kirimo kwirata kugusinga n'iki. Ni umuntu ukwereka ko kariyeri y'imyaka 30 hari ibintu yakugezaho, hari ibintu utakora mu mwaka umwe. Ubona ko kundi ubyuka ukumva ibintu birakongoje, ukumva ko ejo uzaba successful. Oya, Will Smith
akubwira urugendo rwe, akakubwira ahantu yagiye atsindwa. Ni ibintu navuga ko bigaragara, ntabwo habamo kwa gukabya n'iki byose. Story ye ni story iri réel. Ariko rero gukunda umuziki we, muri iki gitabo ashyiramo amateka ajyanye n'ibintu bya hip hop na rap. Niba ukunda umuziki waturutse muri New York, iki gitabo wagikunda pe. Kirimo uburyo inkuru zigiye azibara muri iki gitabo, n'uburyo buryoshye, n'uburyo bushimishije. Abantu bagiye bakurikira iki gitabo rero muri buryo bwa audio, kubera ko ni Will Smith ugisoma, niwe nahateri wacyo, bavuga ko iki gitabo kiryoshye cyane nyine kuruta uguze hard copy. Ariko hose nyine humeur yiwe urayumva, ndetse n'ubwenge. Iki gitabo cyuzemo ubwenge bwinshi bwa Will Smith. Will Smith nanone rero agaruka mu bijyanye na relationship. Mbere yuko azanamo ibya Jada n'abandi bose, avuga ukuntu umukunzi we wa mbere yagize yitwaga Melanie. Melanie rero ni umukobwa Will Smith yakunze cyane, akavuga ati ngiye ikintu cyose gishoboka, ko kundi ari people pleaser, yarazi ko ikintu cyose gishoboka ashobora kugikorera Melanie kugira ngo bakomeze babane, amunezeze n'ibiki byose. Will Smith nta kintu adakora, agenda asubika tours, agenda yanga kwinezeza nk'abandi kugira ngo ashimishe Melanie, ariko bikanga Melanie akamucitinga bakaza gutandukana. Will Smith avuga ukuntu yashakanye n'umugore we wa mbere, avuga uburyo yahuye na Jada. Niba watekerezaga ko Will Smith ntabwo yigeze avuga nabi umugore we, marigihe nyine insida zabayeho mu mwaka ushize cyangwa mu 2020 ntabwo zigeze ziza muri iki gitabo. Ibindi ufite nta kintu kibi wavuga yavuze kuri Jada, ahubwo avuga uburyo yagiye amukosereza. Ugasanga umugabo ashaka kumukorera ibintu ariko umugore adashaka. Nicyo ngicyo wenda navuga ukuntu rero Will Smith agera hagati akava muri firi kubera ko akena. Marige ko azamuka akaba umukire n'iki byose, akaba Will Smith ufite album zicurangwa mu gihugu cyose, agera aho ngaho agakena. Ariko uko gukena ko kwatewe nuko atishyuye imisoro, bimupushinga kuza muri Los Angeles. Noneho yaza muri Los Angeles agatangira nyine dozero, ahereye kuri zero. Niho rero agenda akura amasuccess muri filime zimwe na zimwe twagiye tureba. Akavuga ko yagiye agira yakoze ibishoboka byose, ufite yarabikoreye. Hahandi yamaraga iminsi atari kumwe na famiye ye, akajya ku zindi kontina, akajya gusuhuza abantu. Muri uru rugendo rero rwiwe avuga uburyo abana be bagiye binjira mu makariyeri atandukanye, bamwe bakajya muri filime, abandi bakajya kuba abaririmbyi. Avuga uburyo famiye ze zagiye ziba destabilize kubera uko kuntu nyine atagendaga ahari. Ariko icyiza Will avuga uburyo atigeze anywa drogue. Uriya mugabo ngo ntabwo yigeze anywa weed mu buzima bwe, ni umuntu utarigeze nyine akoresha substances nyine kugira ngo agire izindi motivation. Avuga uburyo kubalansa nyine famille nko nari mbivuze byagiye bimugora, kubera ko nyine yarafite purpose. Ni wa muntu upursuinga happiness icyo bimusaba cyose. Avuga mwe abantu bagiye bahura nawe, yagiye ahura nabo b'ingenzi. Avuga uburyo yakinnye Muhammad Ali, agakina filime ye, agaruka uburyo yahuye na Mandela, bakaba bari inshuti. Mbega agenda agaruka ku kuntu ibikorwa bye nyine byagiye byivugira, kandi cyane akagaruka kuri discipline. Ikintu cyitwa discipline yakuye kuri papa we, igihe papa we yababwiraga ngo bubake igikuta, akaba nayo nkuru itangiza igitabo. Avuga ko papa yababwiye ngo bubake igikuta, ntiyitaye ku byo igihe bizafata kugira ngo bacyubake, ariko bacyubake. Mu gihe rero Will Smith na murumuna we cyangwa se mukuru we bavukanye ari abahungu babiri, baba barimo baritotomba. Papa arabwira ati icyo mbasaba nuko mubyuka, as long as you wake up and show up, ibindi nta kintu bimbwira. Washyiraho itafari rimwe ariko nta kintu kigomba kuguca intege gutuma utagera ku ntego yawe. Navuga byinshi muri iki gitabo, ariko ni igitabo navuga cyiza surtout nyine uburyo byanditsemo. Ndumva nabivuze kenshi, ndongera mbisubiremo, uburyo cyanditsemo kirashimishije. Harimo comedy, kiraryoshye. Ni igitabo nyine ugeraho ngaho ugashyira hasi ukabanza ugaseka, ubundi ugahaguruka ugakomeza. Avugamo amafuti yagiye akora nk'abandi urubyiruko rwose, abantu bakiri batoya. Avuga uburyo
rimwe na rimwe bagiye bamusanga aryamanye n'abakobwa ari nko mu ijoro nka saa 8 z'ijoro. Ntabwo ari wa muntu nyine kwereka ko ngiwe ndi marayika n'ibyo byose. Ibintu rero by'ingenzi navuga nakuye muri iki gitabo, amasomo nakuye muri iki gitabo, isomo rya mbere ni uko burya igihe time tell, ni ukuvuga ngo icyo uzaba cyo gihe umwanya, igihe ntabwo bizi, bisaba investissement, bisaba igihe, reka kumva ko ibintu nyine byakihutishwa kugira ngo ugere ku cyo uzaba cyo. Ariko none igihe ntabwo ari cyo gihagije, bisaba ko ufite intego, kuko Will Smith ni wa muntu uvuga ngo ngiwe mfite intego. Niba yashaka kuba umustar wa mbere ukomeye, a filmmaker cyangwa se a movie star wa mbere kuruta abandi bose, yarafite purpose akayikoraho kandi akanainvestisamo. Ikindi ni wa muntu niba ujye ubona ko Will Smith yita ku mubiri we, ni wa muntu wumvishije mu mirire ndetse na sport, ni wa muntu nyine cya kintu cya discipline kigarukaho. Ikindi kintu nakuyemo nuko amafaranga ntabwo atanga ibintu byose. Ushobora kuba ufite amafaranga, ufite abasistant, hari ahantu avuga ukuntu ubundi iyo agiye nko muri hoteli, ni ukuvuga ngo flow yose barayihagarika, flow yose abari ya Will Smith, abafite abasekirite n'ibyo byose. Ariko marigwe ko afite uwo mutungo wose, ntabwo bibuza ibibazo byo mu rugo, yaba kuri we ndetse ku giti kiwe ndetse no muri famiye ye. Ikindi kintu asubirezaho avuga ko kimwe mu bintu regreta nuko ataragize umwanya uhagije wo kubana n'inshuti ze na famiye ye. Marigwe ko yarafite izo ndoto zituma aba concentré, ataboneka cyane, ariko ntabwo yigeze abona umwanya bari kumwe na famiye ye. Akaba ari kimwe mu bintu avuga ati Marigwe ko bashaka kugera ku bintu byinshi, ariko ujye wibuka ko focus yawe niba kugira ibintu na success, hari ibindi bintu uzaregreta inyuma, hari ibintu utazabasha kugeraho. Ndabashimiye cyane rero, nongere mbifurize umwaka w'amahirwe, umwaka w'ubuntu bw'Imana, ndetse n'umwaka wo kugira ngo ibyo wategereje mu gihe gishize, ibyo wakoreye mu gihe gishize, uzasarurire mu mwaka wa 2022. Niba warasomye iki gitabo wampa comment, niba utaragisoma kandi nabwo nakubwira ngo ugisome. Niba hari icyo wifuza ko tuzaganiraho muri uyu mwaka, nguhaye ikaze. Ndabakunda cyane, nitwa Bukize, Imana ibarinde.